ku nshuro ya mbere Jean de Dieu Shikama wo muri Barnyahe uheruka gutabwa muri yombi azira amagambo yakwirakwije ku mbuga nkoranyambaga yagejejwe mu rukiko. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda buramusabira gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi mbere y'urubanza mu mizi. Baramurega ibyaha byo gupfobya jenoside no gukurura amacakubiri. Uregwa n'umwunganira mu mategeko barasaba ko yarekurwa agakurikirana. Ari hanze ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali, Eric Bagirubusa. Eric Bagirubusa, wiriweho? Wiriho neza nawe Venuste Nshimiyimana. None ubushinjacyaha burashingira kuki busabira Shikama gufungwa by'agateganyo? Venuste Nshimiyimana, nakubwira ko ubushinjacyaha bushingira ku magambo akubiye mu ijambo rirerire ry'iminota 9 Shikama yifashe akoresheje telefone mu buryo bwa WhatsApp akarisangiza abantu batandukanye, uhereye ku bategetsi. Shikama ngo yashingiye nanone uburyo yari yabonye amakuru y'uko bashobora kubimura muri Kangondo na Kibiraro hariya hazwi nko muri Barnyahe. Yabonaga ko ubwabyo bishobora kuba biteye ubwoba kuko ngo yari afite amakuru ko bagiye kuzana tingatinga zigahingagura muri mazu yabo. Ntacyo babwiye abaturage kuko ni ikibazo kimaze imyaka 6. Shikama rero ibyo yakoze nibyo ubushinjacyaha buvuga ngo harimo ibyaha byo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi no kwigabanyiriza uburemere n'ingaruka zayo, ariko noneho ngo harimo n'icyaha cyo gukurura amacakubiri mu Banyarwanda, nk'aho ngo yavugaga ko uko jenoside y'abakorewe abatutsi yateguwe ni nako bagiye baheza abantu bo muri Barnyahe, akaba abona nako nabo bashobora gukorerwa jenoside wenda yashoboraga kuba yakwita jenoside ya Barnyahe. None se gufungwa by'agateganyo no kugira ngo ubushinjacyaha bubone igihe cyo gukora iperereza, iryo fungwa ry'agateganyo nyirizina rimaze iki, rikora rite, rifasha iki ubushinjacyaha? Ubushinjacyaha burasobanura ko kugeza ubu hariho impamvu zikomeye zituma yasabirwa kuba yafungwa by'agateganyo, ariko nanone bukavuga ko bukimukoraho iperereza kandi ngo igihe yaramuka ariko yabangamira iryo perereza cyangwa se akaba yasohoka ubutabera, bakavuga ko impamvu cyangwa uburyo bwa nyabwo bwo kumubonera igihe bamukenereye ni ukuba afunzwe by'agateganyo mbere y'uko urubanza rutangira. None se Shikama cyangwa se abamwunganira mu mategeko baravuga iki kuri icyo cyifuzo cy'ubushinjacyaha? Bo baravuga ko nta mpamvu zikomeye babona ko zaba ziriho zatuma Shikama afungwa, ariko noneho Shikama nyir'ubwite aravuga ko nta mugambi yagize wo guhamagarira abantu gucagaguramo mu bice cyangwa gucikamo ibice, cyangwa se nta nubwo yigeze agira umugambi wo gupfobya cyangwa kugabanya uburemere bwa jenoside yakorewe abatutsi. Akavuga ko ibyo yakoze nuko yari abifiteho amakuru, ariko byamuteye ubwoba akora icyo yise impuruza cyangwa itabaza. Shikama rero akavuga ko akurikije umugambi yari afite yawugezeho, kuko n'ubundi abaturage ntabwo babimbuye mu buryo bwo kubahutaza, agasanga rero yarekurwa by'agateganyo. Akavuga ko nyuma y'uko afunzwe yamenye ko abandi babimbuye ariko umuryango we usigaye mu matongo. Akavuga ko hari n'urubanza yaburanaga n'ubutegetsi, izo manza niba warakurikiye kuri radiyo Ijwi ry'Amerika twagiye tuzibagezaho. Akavuga ko rero kumufungura nanone byamuha umwanya wo gukurikirana urubanza ku mitungo ye. Shikama Jean de Dieu, nk'uko iryo zina ribikubwira, niba wibuka neza, we yaravuze ngo bitewe n'uburyo ubutegetsi bubimura mu buryo bunyuranije n'amategeko, yigeze kuvuga ngo nibiba na ngombwa azajya kugura imva abazamushyingure mu isambu ye. Nkakubwira ko Venuste Nshimiyimana kuvuga ngo ubutaka bwiwe byanze bikunze buzanywa ayo maraso. Ubushikama ari ku isonga mu bantu batsimbaraye banga kwimuka, ariko noneho mu kwanga kwimuka ari no mu cyiciro cy'abantu bafite imitungo irengeje miliyoni 35. Ubu nibo basigaye mu matongo muri Barnyahe, Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Venuste Nshimiyimana. Eric Bagirubusa, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Ndagushimiye nanjye Venuste Nshimiyimana, kandi ugira akazi keza.